ndagira ngo nkubwire ngo bishobora kuremwa nonaha. Ibyo umaze iminsi ukeneye wibaza utekereza ko byatinze. Imana yitwa umuremyi. Iyo ari umuremyi irema ibintu bishya, buri gihe cyose irarema. Imana ikuremere igitangaza. Igice cya mbere cya Yohana umurongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu, mbere na mbere hariho Jambo. Jambo yahoranye n'Imana, Jambo uwo yari Imana, nta cyaremwe na kimwe kitigeze kiremwa nawe. Jambo rero aracyarema. Ndagutegekera kuremerwa igitangaza. Aho uri hose ushobora kuba wihebye, unaniwe, abantu bakuvuyeho, ibintu byose ubona byanze, ariko Jambo waremye reka kuremere. Yaremesheje iki rero? Yaremesheje habeho, 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 esimbura haveho. Reka haveho ibyago byawe, hajeho ibitangaza. Haveho ibibazo, hajeho ibisubizo. Ndazi ko hari byinshi byaguteje ibibazo, araho ni sosiyete, araho n'umuryango, ariko reka haveho ibyo, hajyeho iby'Imana igiye gukora, iby'Imana ikoze. Imana ikuremere igitangaza. Irakiremye, irakiremye, irakiremye. Akira mu izina rya Yesu. Amen.